arangije aravuga ati nta yindi kata nabona, nta yindi shuwa ya nyuma niyo kujya mu masengesho. Haleluya. Amen. Nkuzaniye ijambo ryiza rifite umunyu, ijambo rifite imbaraga, ijambo mbese nkuzaniye iri jambo mwene data. Aho Imana iturebera aho twe tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho twe tutareba. Ababyeyi turebera aho, abagabi barebera aho, Imana iturebera aho twe tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho twe tutareba. Imana iturebera aho, Imana iturebera. Kurikirana inshuti zacu, abakunzi b'umusaraba, mudukurikirana umunsi ku wundi. Waba udukurikiranye uri muri iki gihugu, waba udukurikiranye uri mu bindi bihugu, tubanje kubasabira umugisha. Hanyuma turabasuhuje inshuti zidukurikirana, ababyeyi bakuze, urubyiruko, abagabo bakiri bato n'abakuru, ababyeyi bakuru n'abatoya. Imana ibahereze umugisha. Nge uri imbere y'izi kamera ni Immaculée Nyirabizimana. Ni nge wa mugore Imana ihagurukije mu gihe nk'iki, kuko narimbitse isezerano, narindi maranye igihe. Uwiteka yari yaragiye avugana nanjye, arambwira ngo nubwo umeze nk'umuntu utwikiririwe mu ishyamba, ariko nzagutwikurura. Imana yari yarampaye isezerano ryo kuzajya muri studio. Imana ihimbaza. Shimiye Imana ijya ivuga igasohoza. Hari abantu Imana yabwiye ko izakorera ubukwe irabukora, nanjye Immaculée mba muri abo bantu. Imana yari yarampaye isezerano, irambwira iti mwana wanjye nzagukorera ubukwe, uzambara agatimba, uzagenda mu modoka, uzanyura mu mihanda myiza, nzagukorera ubukwe bw'igitangaza. Irambwira iti nzagukorera ubukwe bumeze nk'ubw'umwana w'umwami. Imana yarabikoze. Ndi kumwe n'umugabo kandi twarabyaranye. Imana ishimwe kuko yaduhaye urubyaro rw'abakobwa n'abahungu. Shimiye Imana nyir'ijuru itagira akagusohoza icyo yavuze. Hari abantu bajya bavuga ibintu byinshi bazakorera abandi ntibabikore, ariko nshimiye Imana ijya ivuga ibintu bike ariko igakora byinshi. Amen. Haleluya. Amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndi umukristo, ndakijijwe, ndi mu rugendo rujya mu ijuru, sengera ku itorero rya ADPR Ikami, paruwase n'Ikinyinya. Ndi umuririmbyi kuri iryo torero, ndi umudiyakonikazi kuri iryo torero. Imana ishimwe ko yangiriye icyizere ikangabira umurimo wayo. Imana ihimbaza. Ariko nawe ari iby'Imana yavuganye nawe, uri kubona bitinze ukagira ngo ntibizasohora. Nta mwana ujya uvuka ngo yuzure ingobyi ako kanya. Iyo umwana avutse babanza kumuterura ku biganza, ariko igihe kikagera agakura. Imana ishimwe, nawe bizasohora nubwo ubona ko bitinze. Reka rero natinze, twinjire mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ribohora imitima. Ijambo ry'Imana rituma tugira ubuzima tukagubwa neza. Iyo wakoreye Imana neza, Imana ikuvura umwaku. Iyo wakoreye Imana nabi, urwara umwaku. Abantu bamaze kurwara igihage ntibagikunda ijambo ry'Imana, ariko nkuzaniye ijambo. Haleluya. Unkundire tubane muri iki gitabo Ingoma za kabiri, ibice ni 20. Turasoma umurongo umwe wa mbere, hanyuma tuganire kuri iryo jambo. Haleluya. Mbanje kubasuhuza abadukurikiranira mu Rwanda, abari muri Canada, muri Amerika, abari i Kongo,
abari Mozambique, hari inshuti zacu, abari mbese mu bihugu bitandukanye. Aleluya, ndabasuhuje. Imana ibahereze umugisha. Muri inshuti zacu ni ukuri kw'Imana z'akadasohoka. Muri inshuti zacu muradukunda, tujya tubona komenti zanyu, tujya tubona muduhamagara mukatubwira uti mukozi w'Imana nimufashe gusenga. Kandi nanjye ratandi inshuti yanyu nyambafasha gusenga. Iyo hagize umpamagara arwaye ndamufasha. N'ubuhanuzi ndabufite kuko Imana yangize icyambu, ubuhanuzi ndabufite. Aleluya, ndabasuhuje. Reka rero tuganire iri jambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Ingoma za kabiri ibice ni 20 umurongo wa mbere. Iravuze ngo abayuda baterwa n'abamowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Niyo titire y'ijambo. Imana idufashe. Ijambo rya mbere riranditswe ngo hanyuma y'ibyo abamowabu n'abamoniwumu hamwe abamowabu n'abamori hamwe n'abameniwumu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. 2 maze haza abantu babwira Yehoshafati bati haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Seyiri hakurya y'inyanja, kandi dore bageze Ihasasoni Matinya. Imana idufashe. Niho Enigedi. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Amin. Aleluya. Amin. Imana idufashe cyane. Uyu mugabo Yehoshafati yari umuyobozi cyangwa se yari umutegetsi. Mu yandi magambo, Yehoshafati yari umugabo uyoboye igihugu cy'Ubuyuda n'iki Yerusalemu. Uyu mugabo Yehoshafati yari umwami. Nawe mu rugo rwawe wa mugabo we uri umwami. Hanyuma Yehoshafati yari uyoboye abaturage b'Ubuyuda n'ab'i Yerusalemu, nk'uko abayobozi b'ibihugu bayoboye ibihugu bayoboye. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma Yehoshafati aza kumenya ko hari ingabo cyangwa se hari ibitero bije kumurwanya muri iki gihugu. Hanyuma Yehoshafati yari yicaranye amasezerano kuko yari yarasenze. Haleluya. Amen. Yehoshafati yari yarasenze, Imana imuha amasezerano, iramubwira iti mwana wanjye, nubona igihugu cyawe kigabwemo n'ingabo zije kukurwanya, nubona igihugu cyawe gitewe n'inzara n'inkota, uzaba imbere yanjye. Yehoshafati yibuka isezerano. Amaze kwibuka isezerano aravuga ati uko biri kose reka nitegereze mu gihugu nyoboye cyangwa se mu gihugu cy'Ubuyuda n'iki Yerusalemu. Yehoshafati arahazenguruka, areba mu nkingi zacyo, areba ahantu hose, yitegereza abasirikare afite muri icyo gihugu, yitegereza intwara afite muri icyo gihugu. Harangije abona ibintu birakomeye, abona ibintu birakaze. Mu yandi magambo, abona ibintu biramurenze. Yehoshafati amaze kubona ko ibintu bimurenze, aribaza atari ko se ko ntari buze gutsinda ingabo z'Abamori, ingabo z'Abimowabu zari ingabo zikomeye, zifite intwaro za danje, zifite intwaro za kirimbuzi, ndabigenza ute? Yehoshafati arangije yigira inama mu mutima we, ariko yibuka ko afite isezerano, yibuka ko hari ikintu Imana yamubwiye mu bihe yari ari imbere y'Imana ari gusenga. Atamazamu yitwa gusenga. Arangije ahamagara abagabo b'Ubuyuda, ahamagara abagore, ahamagara urubyiruko, ahamagara abana, arababwira ati nimuze dusenge. Ashyiraho itegeko nk'umwami, aravuga ati tugiye gusenga iyi minsi 3. Munsi wa mbere uraba umunsi wo kwihana ibyaha. Bareba mu miryango, bareba mu nshuti, bareba mu baturanyi, bareba kuri buri kimwe cyose
baratura, batura ibyaha, batura ibicumuro, batura ibyo bakoze. Abagabo batura ibyaha by'abagore babo n'iby'abahungu n'abakobwa babo. Abagore batura ibyaha byabo n'iby'abagabo babo n'iby'abakobwa n'abahungu babo. Baratura, batura ibyo mu mazu, batura ibyo mu mbere, batura ibyaha byo mu buriri, batura ibyaha bya kamere, batura ibyaha by'imiryango, batura ibyaha byo mu baturanyi. Baratura, baca bugufi imbere y'Imana, babwira Uwiteka ngo Mana utweze, udutunganye uko twicaye, uko twahagurutse, uko twagenze, uko twavuze, imihagurukire yacu. Batura ibyaha byabo n'ibicumuro. Munsi wa mbere urarangira. Haleluya, amen. Hanyuma bagera ku munsi wa kabiri, munsi wa kabiri barasenga. Umunsi wa kabiri Abayuda n'Abayisiraheli, umunsi wa mbere barangije kwatura, baturiye Imana ibyaha byabo n'ibicumuro byabo. Umunsi wa kabiri binjira mu bihe byitwa gusenga, barimbika, barinikiza. Hari uburyo abantu bajya basenga amasengesho y'igitsikamutima, abantu bagasenga Imana neza, bakayibwiza ukuri, bakayibwira imbaraga bafite, bakayibwira intege zabo nkeya, Imana bakayibwira ibibazo bafite. Hanyuma umunsi wa kabiri baca bugufi mbere y'Imana, barasenga, binginga Imana, barayihendahenda, barayibwira ati Uwiteka, niba tukugireho umugisha, ukaba wamaze kutweza ibyaha n'ibicumuro, utwemerere wumve gusenga kwacu. Umunsi wa kabiri barasenga, abagabo barasenga, ababyeyi barasenga, abasore barasenga, bakobwa barasenga, bana bato barasenga, kubera ko muri aya masengesho y'iminsi 3 n'amatungo yabo yari yiyirije ubusa. Baravuga tuko biri kose, reka tube imbere y'Imana turebe ikintu Uwiteka ari budukorere. Barasenga, bahendahenda Imana, barasenga, binginga Imana, barayibwira ngo Mana nuturebere muri ibi bihugu, nubwo ibi bihugu harimo ikibazo, nubwo bitewe, nubwo hari ibitero bije kuturwanya. Babwira Imana ati turengere, babwira Imana ati dutabare, turabizi ko twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe. Ariko Abayuda n'Abayisiraheli barasenga, bahendahenda ijuru, hanyuma Imana yumva gusenga. Haleluya, amen. Imana yumva gusenga. Umunsi wa gatatu Uwiteka akorera mu muhanuzi nk'uko Imana iri kugikoresha abahanuzi. Imana iradukoresha, abantu bamwe bakavuga ngo ntibizaba, bakabyemera ari uko byasohoye. Niba yarakubwiye kuzarya, wagiye ubona ikugaburira. Munsi wa gatatu ubu munsi wo kuvugana n'Imana. Imana irururuka, ivugana n'umwami Yehoshafati, iramubwira ngo yewe Yehoshafati we, namwe baturage b'i Buyuda, namwe ab'i Yerusalemu, nimwumve uko Uwiteka avuze. Imana irababwira ngo nimwihagararire gusa, muri bubone agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Haleluya, amen. Imana ishimwe, amen. Nawe ufite amasezerano, ubitse imvugo y'Imana, ubitse nzayo Uwiteka. Imana yarakubwiye ngo nugenda neza izakugirira neza. Irakubwira ngo nukora ibyo gukiranuka nzakugirira neza, nzaguha umugisha, nzaguha inzu, nzaguha imikorere, nzaguha kuba umunyacyubahiro. Niko Imana irabikora. Ariko igihe kigeze usubira mu byaha, urivuruguta, ujya mu businzi, uca mu busambanyi, ujya kugambana, ubeshyira bagenzi bawe, wirengagiza gukorera Imana. Yehoshafati we yabitse isezerano, aribika mu mutima we, abika ijambo ry'umwuzuro kugira ngo adacumura ku Uwiteka. Igihe kigeze ahuye n'intambara n'ibigeragezo,
uwiteka agaruka kumurengera, imana igaruka kumutabara. Kubw'isezerano Yehoshafati yari afite ryatabaye abayuda ritabara n'ab'i Yerusalemu. Haleluya. Bene data munkurikiye, bene data munyumva, ndababwira ngo ni ukuri, nubika isezerano ry'Imana ukirinda gucumura ku Uwiteka, iby'Imana yakubwiye nta kizatuma itabikora. Iby'Imana yavuganye nawe izabisohoza. Waba uhagaze mu gihe kibi ukabona ko itazabikora, ariko ndi kugira ngo nkubwire ngo iyi Mana yacu si ingome, iyi Mana si interahamwe, ni Imana igira imbabazi, ni Imana igira urukundo. Ibyo yavuganye nawe izabisohoza. Yavuganye na Yehoshafati, Imana irabikora. Ivugana n'abaturage b'i Buyuda, ivugana n'ab'i Yerusalemu, Imana irabikora. Hari amasezerano Imana yatanze, iyatanga mu gihugu cy'u Rwanda. Hari amasezerano Imana yagiye itanga, iyatanga mu bindi bihugu. Ndatekereza yuko mu bihugu byose harimo abantu bubaha Imana, harimo abantu bakikorera neza, harimo abantu bakivuga neza. Hari amasezerano Imana yahaye ubuyobozi bw'igihugu, irababwira ngo nimukora ibyo gukiranuka ibihugu byanyu nzabigirira neza. Ndi kukubwira wowe unkurikiye ngo ukorere Imana yawe neza. Haleluya. Amen. Ndabasuhuje bene data mudukurikiye. Nari nkuzaniye iri jambo rivuze ngo wibuke icyo Imana yavuganye nawe. Imana yavuganye nawe izabikora. Niba yarakubwiye ko izaguhana bitewe nuko wanze kuba mu muhamagaro neza, Imana izabikora. Niba yarakubwiye ngo nujya mu businzi n'ubusambanyi izaguhana, Imana izakubabarira ingaruka z'icyaha niwihana, ariko sida uzayirwara. Niba Imana yarakubwiye ngo nzaguha kurya, nubwo uyu munsi ubona ibintu bitari kwemera, ariko Imana izabikora. Ndagira ngo nkubwire ngo utegereze Imana, gume mu masezerano. Iyo umuntu yagumye mu masezerano, iyi Imana itanga icyubahiro, iyi Imana itanga ubukire, kandi igitanga ubugingo buhoraho. Ndashoje, ariko wowe unkurikiye ndakubwira ngo ugume mu masezerano. Yesu aguha umugisha kandi agushyigikire ku bwa mesaje utugejejeho. Ni mesaje nziza ihumurije ubwoko bw'Imana kandi idushishikariza kuguma mu masezerano. Reka tugusabe rero usoze utanga nimero, nurangiza usenga Imana, noneho dusubike tuzasubire ubutaha. Karibu. Urakoze cyane. Nimero yanjye ya telefone ni 078 73 81 362. Iyi nimero imbaruyeho ku mazina yombi Nyirabizimana Immaculée. Niyo nkoresha kuri WhatsApp. Yesu aguha umugisha. Urakoze cyane. Ubwo ku bihugu byo hanze ni akamenyetso nyine ko guteranya. Namwe murabyumva. Reka dusenge Imana. Yagora ku ngoma Imana. Uri Uwiteka ntuhinduka. Witwa ndiho kandi uzahoraho. Ajambo na rimwe wavuze unanirwe kutarisohoza. Ngushimiye kuri Imana irindi sezerano ukarinda n'abantu waribwiye. Uherutse kuvugana n'umugaragu wawe Yesaya, uramubwira ngo nubwo abantu batamenye kugukorera neza no kukugendekera neza, ariko uri Imana ibabarira, uri Imana itanga imbabazi. Dusengera abantu badukurikirana kugira ngo abari mu businzi Imana ibakureyo, abantu bari mu byaha by'uburyo butandukanye, abatewe n'umwuka w'ubusambanyi Imana ibakureho uyu mwuka. Dusengeye abantu bafite karande z'imiryango zibabuza amahoro, kugira ngo Uwiteka bakize karande, Imana itange amahoro. Dusengeye iki gihugu n'ibindi bihugu. Dusengeye abanyarwanda aho bari hose mu bihugu bitandukanye, Imana yahera ibarengere. Dusengeye abantu bagumye mu buntu bw'Imana, ngo Imana ibakomereze amaboko. Ndasenze ngo Uwiteka agomeze gutanga umutima wo kwibuka amasezerano ku bantu b'Imana, iby'Imana yavuganye nabo. Turagushimiye kuko uduhaye umwanya mwiza wo kuba imbere yawe. Nuhimbazwe Kristo, nushyirwe hejuru. Hanyuma ndasenze ngo iri jambo
urijyane urigeze ku muntu wese. Namenya ko ijambo ryawe ari inkota ikebera amugi abiri, kandi ijambo ryawe ni umuhigi, ryo rirahiga rikavumbura. Abanyabyaha nibakizwe, badakunda Imana bongere bayikunde, kandi abantu bacitse intege n'abacogoye Imana ibambikira imbaraga kugira ngo bayikorere. Turagushimiye, urengera itorero, urengera ibihugu byacu, urengera umugeni wa Kristo ku isi, kandi urengera umushumba ushumbye itorero. Tubisabye twinginga Imana mu izina rya Yesu, amen. Bye bye.